none ziramutse zitabonetse ziramutse zitabonetse umutware ne ziramutse zitabonetse mwanjakira umuntu ngura hano akanjyana akanangarura. Imana yaguhaye piki yarakoze, uramutse unjyanye ukanangarura ejo ngarara ngarutse, cyangwa ukaza ukamfata mu gitondo ngarara ngarutse ukangeza aho wanguye ukabona yuko wangaruye, ndemera kugenda kuko n'icyo Imana yampamagariye. aha ubwo nicyo bavugaga, nicyo navugaga. Naho remise yanditse mu kamba kanya ngicara n'abayobozi ngorana nabo tukayandika, twamara kuyandika ngayisinya ngayisiga, no gutanga remise mu magambo ntabwo nabishobora. naho kashe tanga kashe. None se kashe wayitanga igice kimwe utaratanga n'ibindi byose wakora remise injuro ebyiri? Kashe nshobora kuyitanga ariko n'ibindi bikoresho byose ngabitangira hamwe na kashe, kuko kashe ni kimwe mu bikoresho bya paruwasi. Paruwasi rero ndaho navuga ngo nzatangira remise injuro ebyiri, naba nyitanze nabi. Ahubwo kashe ndemera ko nyifite, aho nzatangira remise hose nzayibahereza kuko kashe sinakiba kashe. nyine uyu munsi nyine kiragaragaza ko twakoze remise niki, ikigaragaza ko twakoze kuko icyabiteye ahubwo amahinduranya ahubwo icyabiteye wavuze ko ari uko wabuze umwanya wo kuganira n'abakozi mukorana ngo mukorere remise. none barabonetse. uyu munsi turayitahana, muduhaye akanya tukihera tukayikora tukayisinya mwayitaha, nta kibazo. Imana iguhe umugisha. nta kindi wakongeraho? ikindi nakongeraho nguko mbibabwiye, amafaranga nda muntu yiringira hari kandi ubwo nabivuze ngo n'Imana yabyumvise, n'abakozi bagenzi banjye babyumvise, nabo nyoboye ku mudugudu wa Muyobye, kuko nubwo ndabayoboye mbaye muri paruwasi ariko niho nduye n'umuryango wanjye. Ndamutse mbuze izo sende zo kunjyana no kungarura, babonye ndi hano ntibazaga ngo ni ubugande, ahubwo azaba ari sende zabuze. Ntabwo nzaba rero mbemutse, ahubwo ni sende zaba zahemutse, ni ubukene buzaba bwanze. Kasita wemera kugenda n'Imana ndizagira ute ndizabimbareho. sawa. Reka imigabo n'imigambi afite uko abyumva nk'uko Safari bivuze, nawe reka tubwire. Haleluya. Ntabwo mfite amagambo menshi, gusa muri data hari itabuze. Cyo nanjye nanahaye agaciro mu minsi yashize babitubwira. Murabona aya maparuwasi yacu ari kure, ntabwo yegeranye. Hari icyitabo umuntu yimutse n'amakage azima, no kwimuka rero nabyo muri iyi minsi nabyo ni ikibazo gikomeye. Ubwo mwene data bivuze ngo Safari Mushumba rero, urabona hari icyo narebye, bonaga amatorero yacu bagiye gusubira inyuma. Imana yibonye ntazateranira hano kane nk'uko bikwiye. Gusa weho iyo mitwarire wayibona buri ku cyumweru uzi imibare, weho iyo mitwarire waje urayibona ukaza ugaterana. Nanavuga niba buri ku cyumweru ntashobora guteranira muri paruwasi nyoboye, haza muri mwe nangwa kabiri, ubundi ahubwo izaba byunguye icy'itorero, izaba byunguye icy'itorero muri rusange. Nuko amatorero yacu ahagaze mu mitungo nangwa mu maturo nangwa mu munuko, ntabwo imitwarire yaje iraboneka aho nateraniye buri ku cyumweru ngo agire n'igisigaramo. Weho se muri kureba cyasigaramo? anavuga nti rero iki kintu cyari gikwiye kongera kwigwaho cyo kuduhindura. Imana we yadutumye nk'abantu, ariko Yesu niwe wari ushoboye ibyo. Yesu we yagendaga nyine adakeneye n'izo sende, ariko yari afite ububasha bwo tudafite. Arashobora ko yamaze iminsi 40 n'amajoro atarya se, byo nabishobora weho zimera. Rero turakwiye kureba kure, kuko niba tugendera mu kuri no mu mwuka, turi no kureba ibintu bishobora kutugora, bishobora kuturetera umutekano, ibyo twabikora n'Imana ikatwemera. Rero dukoze duhuzagurika
ukabona uraje wiriwe nama ugataha uri kwiganyira wareba mu isanduku uwo munsi ukareba ikibonetse mugasanga kidafite n'iryo tike ukwezi nabwo ushobora gusanga kuko habaye intambara tisende umushumba yagiye azirya mu ngendo cyo murabona cyakubaka sitore ibintu rero tumaze kubyitegereza umuntu ari ibyo kongera kwigwaho bakareba buryo ki tuvuye aho tuvuye n'aho turi ukuri kareba buryo ki ingendo zimeze reba buriya nubwo mureba karakuma gahaguruka karimo amavuta ibyo nashyizemo imitwaro ibiri ariko nashyiramo n'izindi zo gusubira mu by'ukuri rero wajya kwitegereza ugasanga uyu murimo nawe uratugora muri rusange abakirisitu nibamara ukwezi batambonye bakambona muri mwe bazamenya ngo bafite umushumba nyine dushaka icyo uvuga ku migabo n'imigambi narangije sawa urakoze kuko mfite